yajyaga Nyabugogo muri bavandimwe bacu banywa ibiyobyabwenge n'abandi, agakusanya abana b'abasore n'inkumi bose bandagayaho, akabazana akabigisha, agatangira kubashakira uko babaho n'aho baba, kandi ukurikije icyangombwa yari yarasabye cyari gukora ibyo. Ahubwo wenda ngira ngo akantu yongeyeho nuko bakura mu biyobyabwenge akabaha ibyo gukora akanabigisha, akongeraho no gusenga ngo batinde batazasubirayo kuko bizeye Yesu nk'umwami. Niki none se sikobe ibyo byabaye nyine ngo wakura umuntu mu buraya ko ari nawe ari byo yavugaga ngo mbere yuko tugira ikintu tubaha ndabanza nkabigisha, turanza tukabazana no tukabigisha bakabanza bakamenya Yesu, hanyuma nkaba nzi ko ngiye kumuha amafaranga yo kujya gukora ibyo bikorwa, nzi neza ko atayasubira kuyagura byeri. Arimo abavuga aho ngaho uburyo byaje, urumva gukonvenka abo bantu yari bubigenze gute batabanje kunyura mu masezerano? Ukuntu byaje nyine ngo baraba icyabaye ingenzi hano, bavuga ati wenda gusenga bishaka kuba rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi angahe wateranije ahantu hamwe, ariko none niba bibaye ibyo bita ngo too much, yabigize urusengero, bakaza bagasenga gatatu mu cyumweru cyangwa se kane mu cyumweru, buri mugoroba bashyizeho umugoroba, ejo bashyizeho umugoroba, no ku cyumweru bagashyiraho imigoroba. Ibyo bintu nibyo byabaye ikibazo. Uretse genze mbabaza ikindi kibazo, ese byibura RGB yabanje kumuha warning, byibura nyine babanje kumuha agasukura kugira ngo ibi si byo wasabiye. arimo arakora abantu bavuga bati hari umuntu baciye ku ruhande, uretse gatoya tuve ku by'abaciye ku ruhande, abo baruyo sinshaka kubavugaho ko simfite gihamya, ariko icyo nshaka kuvuga abaciye ku ruhande bajya kuvuga bati ntabwo ubona ko ntabwo ubona ko tumaze w'intama kandi ari twebwe ntabwo yamaze y'intama, turabona intama ziragiye, twe dusigaranye inkoko. Buri icyiza cy'intama, ubundi intama birimo ibyiciro bitatu: intama ibifite uruhu, ibifite ubwoya, ibifite n'inyama. igitsembe urumva ibyo byiciro byose akavuga ati agiye kutumaraho icy'ingenzi, kandi tusigaranye ihene musigaranye akaguru, ntabwo byabura. ariko ibyo katwe kubyitaho. Reka dusubire ku cy'ingenzi. RGB usibye kuba uyu muntu yakoraga wenda ibyarenze ku byo mwamuhereye icyangombwa, ibyo yakoraga hari icyo byari bimaze cyangwa byangizaga rubanda. Ubundi igisubizo nicyo n'urugero. Ubundi twese tuzi ko umuhanda kugira ngo ukorwa na leta. Umuturage waje agakora umuhanda atari RTDA akaba atabishinzwe, muramufunga cyangwa muramushimira? So niba uyu muntu wenda yaraje agakora wenda ibyo mwamubwiye, agakura abantu mu biyobyabwenge, mu buraya, agafasha abagore kubona igishoro bakajya mu isoko bagakora, wenda mwahagera mugasanga yarengereye akora n'ibindi bidafite icyangombwa, mwamubajije niba ibyo akora bifite akamaro. Ese ko tubona n'ibiwa byongeyemo bidafite icyangombwa, wakujuje ibisabwa nacyo tukakiguha, aho kugira ngo ukore ibintu binyuranyije n'amategeko. Ibyo bintu madamu dogiteri n'abo mukorana mwarabibajije? Cyangwa indwara ni yayindi nababwiye? Perezida mu nteko yabajije abaminisitiri barahira ati hari ibintu abantu bakora nkageraho nkibaza, ubundi ni iyihe ndwara murwaye? Nza kuvayo nayimenye, n'ingufuri. Ni ukuvuga ngo umuntu utabasha gutekereza ku kirimo kuba, udafite umwanya wo gusesengura icyabaye, utahaye agaciro ikintu ngo agisuzume, arafunga. Atitaye kumenya ngo nafungiranyemo iki, atitaye kumenya ngo habayemo iki. Ndatanga urugero. None se batekereza ko ubu victime ari Kabanda Julienne? Victime w'iki se? Uyu mudamu ntabwo ari mu cyiciro cy'indaya, uyu mudamu n'umuryango we ntabwo bari mu banywa ibiyobyabwenge, uyu mudamu ntari mu babuze igishoro, uyu mudamu. None ndashaka kumenya abanyarwandakazi, abana b'abanyarwandakazi abo bifite akamaro, hari abana bagiye gusubira mu mirire mibi. Ibintu nabonye birimo byo kuvura sida, gusomesha abantu batize bagasoma, ibyo ngibyo izo ni erema za zindi zisanzwe mu matorero, sibyo? ubu ntabwo hazamo ibintu byo kubeshya abanyarwanda kugira ngo bikururire leta igahita yivanga mu byawe. Icyambere ni ukumenya uwo yabeshye ko agiye gukira sida yamubujije iki. Yaramubwira ati kugira ngo ukire sida
uyavuga ati ngwino usenge uretse nuko banza kumenya ngo iyo procedure yayikoraga ati yarabanza akamubwira ati urwaye ufite virusi kandi kugira ngo uyikire urabanza uve ku nzoga uhagarike gukora imibonano mpuzabitsina sibyo kandi ubundi usenge n'iyi miti nuyinywa uzasubirayo muganga apima asange ntayo gifite. Ndakwibutsa iki, abantu bafite virusi iyo yubahirije za nama za muganga kurya neza kugira te gute barapima bagasigaraho batakibona mu gitonyanga cy'amaraso bya bindi bapima kubera ko virusi umuntu aba yarayisunitse ikabiri mu mubiri ariko nta mbaraga igifite ku mubiri kubera ko yayitayo. Niba ubwo buryo ari bwo akoresha abantu bakibwira ko bakize sida ariko yabavuye muri iyo sansi kugeza ubwo virusi yibika bitwaye cyo kubabwira ati Imana ntabwo virusi sida ni ikirangwino umuntu agapfa. Nukubanza kumenya hari uwo yabwiye ngo sida yakize areka imiti arapfa baramushyingura ngo bamurega kwica umuntu. Ushobora kuba ari kuzapfa mu mwaka utaha akabigufashamo gutyo ukamara ikintu ngewe hano ndimo nibaza ngewe icyo nemera gukora ibinyuranyije n'amategeko adafite ibyangombwa ni amakosa. Ese amakosa yakozwe muri iyi nzira amakosa no gufungirwa kakanya arasuzumwa hano rero nicyo njya nibaza ngo inzego zirakorana Gasabo indaya zanyu muzisubirane, abana banyu barwaye bwaki babananiye Julienne yarafite mu basubirane, Mayibobo zari Nyabugogo meya w'umugezi zisubirane. Noneho buri umwe wese noneho dusigare twibaza ngo hahombye Julienne cyangwa hahombye igihugu. Icya kabiri RGB niba yoko kwirimo irubahiriza amategeko, aya mategeko yashyizemo logique iravuga iti uyu mugore ibintu akora ntabwo ari byo yatwiciye ariko kubera ikindi kintu yakijije reka tumufashe hano abone iki cyangombwa kugira ngo ariko kambabwira ikindi kintu ariko nabasuzuma ubundi gufunga ni ibintu byoroha. Ibihimane duhaye muri Grace Room birasaba ko ubisemura personnellement. Iyo ufite amaso yo gusemura ikintu muri saison ucanga abantu benshi kuko muri season yawe urihuta. Iyo umutima wawe udashobora gusemura icyo Imana irimo irakora no kumenya signs z'Imana no gusoma ibintu Imana irimo irakora uba muri season ariko ugasigara utamenya icyo ari cyo kuko buri season iba ifite grace yayo, because every season has its own grace. Kandi buri season iba ifite amabwiriza ya cahareka. Ntabwo Imana ishobora gutanga season ye kutatanga direction. Uzi impamvu iyo yakubanje muri season ahead ibyo umwanza akora ni bule. Whenever God is in the season before you, whatever the enemy does, it is absolutely nothing. God is by himself. Narivuze ngo Imana irihariye. God is by himself. Ntawe ihuriye na Peter. He does not match with Peter. There is no connection. Please. No connection between him and Narivuze ngo Peter did what? Peter did what? Peter did what? Peter did what? Yakoze iki niwe wahombye. What did he do? He missed it. Niwe wahombye ayo makuru sindayavaho. He missed it. Narivuze ngo Imana irihariye. God stands alone. Ntabwo Peter ateramo ngo n'Imana ibigenderemo. Peter does not leave you and God goes. Since when n'Imana irinde icyubahiro cyayo. He's God that guards his glory. Yitwa Imana Peter birimo igitwa Imana Peter yabivuyemo. Yitwa Imana abagabo badukunze. Yitwa Imana abagabo batwanze. Yitwa Imana isi birimo. He's God. Narivuze ngo yitwa Imana. He is God. Ngirira ukwegera ngo ni Imana. Tell your neighbor he's God. Ni Imana ufite akazi. He's God when you're employed. Ni Imana akazi katarazi. He's God when you're not employed. Ni Imana. Ni Imana. Ni Imana. He is God. Yes. Ibyo kwegeranya Imana nibyo uri muracamo biveho. Matching God with the circumstances that are going through, it's not okay. Ibi mbabwira mutagira ngo ni waraza. I am not just warning Irande you. biri mu ijuru yaramamagaye. He called me and he can see through my heart right now. Aba tuvukana barabizi. My sisters know. Iyi Mana nayikoreye nambaye ubusa. I served God when I had nothing. Inkweto zipfumutse munsi mfite rumwe rudahinduka. N'ijipo y'ubururu yabaye irindi barantazi. I had one pair of shoes torn under and I only had one dress.
ngenda n'amaguru kuva Indera hafi ya Karayesi niho iwacu, nkagenda n'amaguru Kicukiro centre, uzi uko hareshya wo. I walked umukobwa w'inkumi from Indera to Kicukiro center. narebaga mu isafuriya nta kirimo. I would look and see nothing was in the nkabaza mama nta kintu gihari. I would ask mother and she says nothing to nkamubwira ngo ndaza kuyobora amateraniro yombi. Said I'm going to lead both services. Nijye uri buhimbarisha. I am going to lead worship. nari umuyobozi wa worship team. I was a leader of the worship kandi team. ndaza guhimbaza ntago ndi bubireke. And I said I'm going to praise, I'm not going to leave rimwe it. mama arambwira Julie uracahe. And one day mother said, wabiretse ko Imana yabibonye. leave it because God can see it. mwana wanjye uragwa mu nzira nijoro nta kintu wafashe. You're going to faint because you did not eat anything at night. ndabyibuka mubwira ngo reka nkundura agakweto kanye n'akajipo kanjye. I say let me get my Mama skirts and my shoes. I have gone to serve ndibuka uwo God. munsi naramanutse ibaze byonyine mu gitondo kuba ushonje. Imagine being hungry in that morning. naramanutse nga Karayesi nkumva ndashaka kunama. byari byakubaho. I went up to the psychiatric hospital. ndamanuka ndimo ndabaza ubu ndagera kuri 15 abahazi. I was wondering if I can reach Chuminagatana. nabaga 15 nkazamuka umuhanda w'amabuye ujya King David. I would rise by King David Kanombe and get to Kanombe. hariya rero hari inzira